ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko ubujura ukora muri iyi minsi bwakuguye neza kabisa. Reba ukuntu umaze gutumbagana nk'ingurube yitumba. Bamunyumvire bahu. Bakumvira se nta matwi ugira. Ariko Yakobo kuko abyibuke niyo mpamvu uri kumushinja ubujura. Wabuzwa n'iki kumuvuganira se kandi akorana na? Mva nkubwire wa kigabo we, nge ntunyitiranye nawe suko neye. Yego deroke we, indwanyi y'ahazaza. Ariko Yako mwese muri gupfa ubusa. Niba jire yiba ibyo birakureba. Urandeba se bifite amaso. Naho reka ko yaje ngo musabye imbere y'abantu. Ibyo bigaragaza ubushanutsi bwishe mu bantu b'iki gihe. Reka gushanuka rero twaje tumenye twashe gukora hano. Mvuga ko ibihoni byabaye byinshi mu kagari nkabihakana harimo n'umuyobozi wacu. Gute waba bateguye inama utazi ikigamije? Ko nshimye ngiye yiteguye se akaba atari nyuma. Ukiya ko nateguye inama, n'uri ngiye kubabwira sha. Imburugu turagusa. Yegora. Mumbwirire. Zibaho nawe. Aha muyobozi wanyweye se gusa. Kamwe rudirika amaminwa cyangwa mari. Nibyagusome kuri Nyabarongo cyangwa ugwivutu wajya. Ubundi konzi kabana bo mu cyara aribo bincyanutse. Mwabyigiye. Yampaye azakongera indi. icyo nzi cyo nta muyobozi dufite. Sha ibi byo ntibizoroha. Bizoroha wapfa. Kapupfunyikiye se pfumu gapfunyika gapfundikiye n'umupfundikizo wapfumuwe n'umupfumu. Sha muyobozi witonde mpamvu tukubaha nuko tuyoboye kandi ibyo ngibyo ukora natwe twabikora. Muyobozi nawe urakabije niba kutureba bikunaniye uzatubwire dutorura. Okay, ibyo biri mu bigize ibyo nabahamagaye. Muri make ubonye bigucanze bikuyobeye ufata umwanzuro wo gushimira ibikorwa byiza twagezeho. Sasa rero nagira ngo bamenyeshe ko urugendo rwanjye rwo kubayobora rurangire. Ubwo se urajya ngo tugwimerekeze wowe gashuka inda wenda iki gice cyose mvuze hano ntacyo mpamvu mbivuze zibaho ariko ubugwajwe n'ububono mwifitemo mwagiye mu bugabanya. Yakobo we kinini gusa uri kunyumva? Ndakumva ariko nanjye sindibona. aho nyumvira ubushanutsi uba wifitemo. Okay. Nagira ngo mabwire ko ngiye kuva ku buyobozi nshaka umuntu ufite imbaraga ngo azane imbere tumutore. None se muyobozi umuntu uza kwiyamamaza akamutora n'udufana duke bazajya bamugenera. Kagerezwa isanduku n'umusaraba wa mande nye wacishigo. Sha uzi ko mwatase igihe nabere bayobora hari n'igice cy'icumi leta yigezemo. Ariko muyobozi niba ufite ubwenge yego nyine urabufite ariko utekereza nk'ikimara. Iyo kibi kimara kizima. Aske munyumve mwabikire. Ubundi muri yamamaza cyangwa ntabwo mwiyamamaza ntabwo uraje gutera amagambo namwe. Yakobo reka nkugire inama. Wagiye kwiyamamaza bitunguranye ko bashobora kwita bashyiraho umushahara. Nakabaye ngiyeyo ubaye ntanye kufite ngo abe yiyamamaje. Munyumve neza. Ntabwo ari ugutora umuyobozi gusa na komite yose tugomba kwikuraho mugatora indi nshyashya. Muyobozi uretse kukwigana kubibona nabikora ariko sinshobora kukwigana. Ariko Jire ndongera kumva ushanutse. Biragenda bite? Gutya ntabwo bufite. Dukomeze uhohotera urubyiruko uyoboye. Okay, none mutangiye kumenya icyiciro mubarizwamo. Mbonye ikibashobora. Muyobozi twiyemeje kwibohora ntabwo twakwemera gutegekwa n'umuyobozi udutegekesha igitugu. Bivuze iki rero? Ntabwo turi bwiyamamaza. Wowe nani? Njye na Jovan. Eshwida ahubwo ninjye wari buze ku mwanya wanjye. Nako ninjye na Moise. Reka barakubeshye. Ninjye ugomba kuba umubitsi w'urubyiruko n'umutima mwiza nifitemo. Ahubwo n'inkizi guteye ubwoba. Okay, ubwo bivuze ko mwese muhisemo kwiyamamaza. Ivi na ivi ubwo twagiye. Barakubeshye njye ubuyobozi ndabwanze. Gute? Gutya. Ndavuze ngo sinshobora kuba umuyobozi. Okay. Wewe mugize umubitsi umujyanama uko sha ubaye president wowe uransimbuye. Allo. Nagira ngo nkumenyeshe ko ya komite y'urubyiruko twateguriye amahugurwa azamara iminsi 3 bazamuhemba 500 ngo bazabashe kuyobora abandi neza. Okay, reka nze mbamenyeshe nanjye narindi mu nama narindi gutora kabisa. Ugakira n'ibitabo ni wowe ugiye kureba.
akoze muyobozi. Se n'ubundi ko uyu mwanya wari uwanjye ko nta muntu tuwatanira ko Yakobo yagiye. Gakora urucira amaraso. Wowe kagenda mujyo na mujyongero bakibijwe bushwatiyerera nk'inka yiteguye gukamwa we. Uranjyana ujya he? Urabona yenda ubuyobozi bukwiriye. Ntarahugera ibintu bikagucanga se kakwikaragera ku mutwe. Dore ye kabana se kuyobora byazabishobora. Oya ninye kuzabishobora kuko ari ufite ibitabo. Sasa kugira ngo twemere kuba ari umuyobozi. Tugiye kukubaza ikibazo kimwe. Nugisubize nta amakuru ayo tujya ku buyobozi. Nta kibazo nditeguye. Uyu munsi muri Nigeria havutse iminja zingahe? Mureke navuga. Mwabagabo muretse nge nubwo wazana nyina na nyirarume na serume bari kumwe na nyirasenge na senyenge icyo kibazo bagikora. Ahubwo iki? igicucu ruganzu.